Mbie waramutse neza? Aramutse neza. Komera. Mukomere. Wari urimo mbaza tese baremera kumureba. Ntago babyemewe abari mu bikorwa by'ubutabazi. Yego Zamureba buriya muri kumusezera. Yego. Wari umuzi rero. Umusore bita Muzaba mwita yakoreraga hari haruguru ku isoko. Hari umukarane nicyo narinzi nta kindi. Abari kuvuga ngo yarafite umugore n'umwana. Ntabwo umudamu we nari muzi. Mubonaga wari umuzi amaso ku maso. Amaso ku maso. Wowe utabaye bwakeye ntabaye bwakeye numvise ngo ahangaha ngo hari umugabo ngo wiyahuye ngo babonye muri ruhurura. Ndavuga ngo reka njye kureba. Numvise izina rero numva muzi sanzwe ari umukarane hano haruguru ku isoko yitwaga Nzaba mwita. Nta kindi nzi. Imyitwarire se yari imeze gute muri rusange ubusanzwe yabanaga n'abantu gute se ku buryo wenda umuntu yavuga ati niyo mpamvu yatumye wenda yiyambura ubuzima? Kwatajyaga anywa n'inzoga se ngiye ko ntigeze mubona yasinze nk'abandi. Ntabwo yanywaga inzoga rwose. Murumva mutekereza ku bwanyu nk'abantu mwari muturanye mumuzi se murumva byaba byaturutse kuki? Awamenya nyine urabireba nawe gutyo gusa nta kindi wabivugaho kuko kere kubizi neza. Ntabwo yanywaga agacupa? Ntabwo yajyaga anywa inzoga. Nta n'indi myitwarire itari myiza yagiraga muri sosiyete se? Oya ntayo rwose yabanaga na bagenzi be hano haruguru ku isoko. Nta kibazo. Yego. N'umuntu mama amenya nawe amuzi yaramutse. Yaramutse nta kibazo humura. Usibe kuvuga amakuru usibe kutubeshya cyangwa guhimba. Wari umuzi nawe? Nari muzi kubera ejo hari kwa Kangahera, ejo hari kuwa gatanu, kuwa kane twe turi kumwara ku isoko. Kuwa kane mwari kumwe mu isoko? Mugendana? Kuko yari umukarani hari apakurura ibirayi. Ibirayi yabipakururaga hari ku isoko rero kwa Jeremani twe turi kumwe ariko nyine ngiye ikintu muze nuko atanywa inzoga. Sinzi buri ukuntu byaje kugenda. Bivanga bati yari umugabo abandi ati yari umusore abandi ati yari umugabo ufite n'umwana umwe kuko yari yarabuze n'urubyaro. Yari yarabuze urubyaro mama. Amara nk'imyaka nka 12 atabyara. Afite umwana rero w'umwaka. Nibwo yari akibyara? Nibwo yari akibyara asize umwana w'umwaka. Hanyuma hari impamvu nari nkubaje ku kantu hari abavugaga bati kubera ati nibura ati kuko yari yarabuze urubyaro ati Imana ishimwe ubwo yari amaze kubona kana. Ntacyo byibura asize urwibutso. Yego disi. Ubwo yaratunzwe n'akazi k'ubukarani. Nta muntu utamuzi rwose abantu bakorera ku isoko rya Gikondo abakorera hano ku isoko ryo ku makara nta muntu utamuzi. None se hari ubuzima budasanzwe wenda yarabayemo bwatuma nkuko bamwe bavuga ati ntabwo ubuse yabara yihanganiye kubura urubyaro aho Imana ari muhaye akana nibwo yabyari kwita bito nibwo yari kwiyahura. Hoya. Kandi iki kibuga rwose sinzi cyakora nanjye nyumvise amakuru arenze gatatu. Iki kibuga nyine kibereyemo ibintu birenze nka gatatu ribuka umupolisi wapfiriyemo harimo n'ibindi. Hari n'undi wahaguye muri ruhurura. Ariko se Nzaba mwita ari kugwa muri ruhurura gutatanywa n'inzoga. Ni ikibazo gikomeye. Ubwa urumva ari nk'iki nubwo tutaramenya ikipereza rero avuga twitekereje nk'abaturage gutanywaga inzoga urumva ari iki cyaba cyatumye yijyanamo hariya? Buriya Imana duhisha ikintu gikomeye kutareba mu mutima w'umuntu icyo umuntu atekereza. Ntabwo n'umwana wabyeyi ntagushaka kumenya icyo atekereza mu mutima we. Imana yo mu ijuru niyo izi ukuri. Abavuga ngo nijoro ngo ajyemo ngo harabo yabwiye ngo ngiye kwicira ngo hariya muri ruhurura ngo ndasohokera hepfo. Ngo yinjiramo ngo ari muzi. Ntabyo nzi ni ukuri. Ibyo bintu ntabwo mbizi. Buriya hari ukuntu uvuga ngo umuntu arasinda ngo inzoga ukavuga ngo yadandabiranye agwa muri ruhurura. Nzaba mwita ntago yanywaga inzoga yari umurokore. Turamuzi twebwe dusengera muri ADPR Karugira turamubona kenshi cyane. Yego. None se ni gute umuntu utanywa inzoga yaca hariya muri ruhurura akagwamo atanasinze ngo byibura ngo uvuge ngo yagize ibizunga. Buriya Imana yonyine nizo ukuri. Buriya mu mutima w'umuntu ni kure ntago ushaka kumenya icyo umuntu atekereza mu mutima we. Buri Imana nizo ukuri. Ibintu biba ninjoro buri joro ribamo ibintu bibi. Ntabwo rero najya kukubwira simbizi ariko iki kibuga ndimo kumva kimaze kwandika amateka. Nagira ngo tunasoreze iki kibuga hari n'undi mu gikari utashatse ko tuvugana arambye atari ko iki kibuga uti n'abantu umutekano waha ndetse bagende ku byahabaye mu minsi yashize ati hari ukuntu bitoroje. None sasa aha ni ihe sauta haca nijoro?
njye sibye ko nanatuyemo hano ntuye hariya ahagana haruguru muri tera imbere ntabwo nyine iki kibuga ntabwo nahanyura ntabwo mbizi ariko ndanahatinya ntabwo ndahatinya ntabwo nahanyura. isaha ya nyuma ya saa sita ahangaha uva nko mu ma saa tanu kugeza muri ayo masaha ahangaha abantu barara banataka ariko ntumenye iherezo ry'abantu baba bari kuvuza induru. ntabwo umuntu ashobora kuhinyuza ahangaha ari umudamu isaha irenze ya saa tanu. ahangaha ni habi. ukabona hakorwa iki rero Tati? ahangaha hashyirwa umutekano ukomeye kugira ngo babashe kumenya abantu babasha kunigira abantu hano. iyo byose inzego z'umutekano ziri buze kumva cyangwa se zikumva ibyifuzo by'abaturage ariko umuntu ari buze kwibaza hari irondo no muri kariya gahanda ka hariya haruguru na hariya naho saa tanu n'igice ntago wahanyura. irondo ry'umwuga ntirikora rirakora ariko ababa bakorera ibyo bintu aho nta muntu uba ubisobanukiwe ibyo ari byo. abazi niba byihariye se umuntu yabyitiza n'imbaraga ntawamenya. haravugaga bati imbaraga z'irondo ntiziri ku rwego rwo gucunga umutekano wahati kuko urakaze. barawucunga rwose ariko ayo masaha iyo uri mu nzu wumva abantu bari gutaka ahangaha muri iki kibuga. hariya haruguru urahanyura ufite telefone umuntu akabagukubisa urushya arayijyanye. njyewe kubera ko nkunda no gutaha isaha itinze nyuma ya saa yine njyewe hariya hari n'abantu bajyaga bahaza bafite imbwa agahagarara afite imbwa ari kuganira n'umugore wowe ugatambuka ukagira ngo ni umugore n'umugabo bari kuganira. uwo muntu njyewe anzengurutse imbwa ikajya inkurura ibitenge kugira ngo banyambure. anzengurutse imbwa ikajya inkurura ibitenge nza kubibwira ukuriye abanyerondo hano ndamubwira nti umuntu uyu n'uyu yanzengurukije imbwa ati uretse tuzabicunga nawe ngo aza kuza kubibona numvise avuga ngo koko hari umuntu ngo wajyaga ahagarara hariya n'imbwa n'umugore bari kuganira wowe ukabanyuraho ugira ngo ni abantu bari kuganira agahita kuzengurutsa imbwa noneho bakakwambura imbwa iri kukurya ibitenge. hano ibyo bintu birahari. kwambura imbwa iri no kukurya imbwa nyine iri kugukurura ibitenge. mubyeyi mu minsi yashize hirya no hino hagiye hagaragara amabandi yiba akoresheje imbaraga no gutera abantu ibyuma hari ayagiye yaraswa kubera kwangiza cyangwa se hari n'ayageragezaga kwica abantu akaraswa. hano ku gikari hari abavugaga bati batureberemo abatujujubije hano nabo barasemo bake nibura bagira ubwoba nk'abaturage mu nabyumva mute? abo se kari abana tubyara ntago ngewe nahagarara ngo mvuge ngo nibabarase akenshi baba ari abana tubyara ahubwo ahari ni ukubafata kuba babamenya bakajya kubagorora kugira ngo bagende kuri gahunda nk'abandi bana. ubuse mutanga amakuru ku buryo mubatanga neza ku buryo mwavuga ati umuntu runaka imyitwarire mibi cyangwa murabahishira n'ubundi kugeza umutekano bawishe? akenshi ntago umuntu aba abazi ariko urugero nyine kuko ndi umubyeyi nanjye mbyara abahungu nkabyara n'abakobwa niyo mpamvu mbivuze. nuko wari usanzwe uzi nyakwigendera? nitwa Kayisire Vivensi. uyu mugabo twakoranaga mu bisanzwe ni umugabo utajyaga agira amagambo menshi avuga, ni umugabo ntiyanywaga inzoga, yari umurokore yarakijijwe. rero burya umuntu agira ikibazo mu rugo yenda cyangwa se no mu buzima bwe busanzwe ariko uko nari muzi kundi nta kibazo kindi yari afite mu bantu gusa nta bundi burwayi tumuziho, nta burwayi twari tumuziho. amakuru y'urupfu rwe mwayumvise mute? dore mu gitondo turatabaye twese hari abantu batandukanye, mwayumvise mute amakuru y'uko ashize mu mwuka? amakuru y'urupfu rwe twayumvise gutyo abantu badutabaza bavuga bati mugenzi wanyu aguye hepfo aha, tuza tuje kureba musangamo hariya nk'uko n'abandi twese twahageze tukamubona, tubyakira gutyo. rero ntabwo na n'ubu ntituramenya ngo ese byamugendekeye bite. njye nabyumvise nko mu masaa 12 zuzuye.
abatabaye bahageze byari byose mwamubonye umuntu waba wagiriwe nabi yakubiswe cyangwa yigwishijemo hari uko byagaragara ku mubiri we hari ubwo mwabonaga hari abantu bamushyize amakuru yindi ku mubiri we ntabwo twamenya uko byagenze kuko ntabwo twiye tumwegera cyane ntabwo batwemereye kumwegera ariko urebeye hejuru wabonaga nta bikomere afite nta kindi rero kirenze icyo dufite kuri ibyo ngibyo mu kazi wigeze uganira nawe ikiganiro mwaherukaga kugirana wumvaga hari ibibazo bidasanzwe byatuma agera mu rugo akaba yakiyambura nk'ubuzima mu kazi twaraganiraga kuko naranamuyoboye twarabanye nk'umuyobozi we ndetse tubana nk'umuvandimwe ndetse no mu byo kuwa gatatu twari kumwe rero nta kibazo yigeze ambwira afite uretse ibibazo nyine umuntu agira muri rusange twese tubifite ibibazo ariko nta bibazo by'uko wenda yaba yakwiyambura ubuzima twari tuzi afite ubusanzwe turi hano ntuye hano mu mudugudu wa Byimana mu gihe kingana n'umwaka wenda urengaho n'igice humvikanye inkuru zimeze nk'iz'abantu basanzwe muri ruhurura basa n'abiyambuye ubuzima ariko ntibisobanuke neza bavuga ati nababatayemo bavuga ati biyahuye hari abaturage bavuga ati aka gace bikunze kubamo nk'umuntu utuye hano urabona iki cyaba kibyishe inyuma kuko mu minsi ishize mike hari haruguru niba biza hari umuntu naho wigeze kugaragara muri ruhurura n'undi bigeze kugira nabi hano ku kibuga urumva biterwa n'iki muri kano gace cyane hari umwihariko waba hari ku mibereho cyangwa umutekano w'abaturage baho umutekano w'abaturage baho n'ubundi ni ibisanzwe ahantu hari umuvumo y'abantu benshi hagenda habamo utuntu utamenya ariko ntabwo umwihariko bufite utari nk'uw'ahandi n'umutekano uhari ni nk'uw'ahandi ibihaba arenda ni nk'ibyo abantu bo baravuga ngo hari abantu ntihabura uruntu ariko nta birenze bihari kuba ibyo byaba ni nk'uko n'ahandi hose ushobora kubyumva mbese nta buryo bw'uko wenda hari umwihariko tw'udutsiko duhari njye ntatwo mbona dusoreze ku rwego rwo gufashanya nk'abantu bakorwa kano kazi k'ubukarani ese urumva muratabara mute wenda asaba ari buze kubona n'amakuru wenda batari babizi ko numva asize umugore n'umwana bigenda umugore n'umwana ibyo byose twebwe ku ruhare rwacu dufite ubuyobozi bwa koperative hari uburyo tugenda dufashanya kandi natwe nk'abantu noneho mbere y'uko tuba abanyamuryango b'iyo koperative turi n'abantu uburyo bwo gutabara bwo ni ibisanzwe umuturanyi yagize ibyago uramutabara wagira ibyago akagutabara ibyo ndumva turi bubikore nk'abantu kandi tukabikora neza nta kibazo biramutse ari ukwiyahura nk'uko abantu bari kubivuga ku ruhande abantu bari kuvuga ati muri no minsi ubukene buhari ibibazo bihari rwose biruta ibya kera takaza amafaranga arabura abantu turi kwiyambura ubuzima turi benshi urabona ibibazo biri nko kuri no minsi yaraho bihuriye no ko umuntu yakiyambura ibyo rero ngewe ku giti cyanjye numva nta bukene bwatuma umuntu yiyambura ubuzima nta n'ikintu mba numva cyatuma umuntu koko gukena yenda abantu turakennye ariko ntabwo turagera mu rwego rw'uko umuntu yiyambura ubuzima yenda abantu benshi bo bajya bavuga ko twebwe ari natwe dufite community nyinshi y'abakene nk'abakora kano kazi k'ubukarane dukora ariko njye ku bwanjye ni ku bwanjye ariko yenda abantu bandi bafite uko babibona njye mbona atari twebwe bakene bariho mu gihugu ntabwo ari twe dukennye cyane ku buryo umuntu yagera ahantu yiyambura ubuzima gusa yenda umuntu agira ibibazo umuntu atakuganiriza ngo akubwire abaye yiyahuye nabwo cyaba ari ikindi kibazo buri muntu aba afite ubwo nabyo byaba bidukangurira kujya twegera abantu cyane tukabaganiriza tukamenya uko biyumva n'uko batekereza yaba birimo bigenda biduha undi mukoro kujya twegera abantu turi kumwe tukamenya ibitekerezo byabo ariko njye sinumva ikintu cyatuma yiyahura turagushimiye mukomeze kwihangana nka sosiyete nyarwanda murakoze namwe mubyeyi waramutse neza reka twiganire n'umusaza mbona ushobora kuba ari na mukuru ibyo byose wenda atuye hano cyangwa se nawe uje utembera gutya yanje ntembera ngewe ntabwo ntatuye byumvise gute muri rusange nanjye ko mbyibishe se none ahangaha bavuga ngo hari umuntu waguye ari ahepfo ntabyirirwa n'iki uko yahaguye sinakubeshye rwose muri make ntabwo tuye hafi hano ntabwo ntuye hano hafi papa utuye hafi hano murakoze nanjye ntuye hano haruguru mu mudugudu wa Byimana ni ukuvuga ngo twumvise iki kibazo cyabereye ahangaha ko hano hari umuntu waguye muri ruhurura ubwo noneho nshakisha uburyo mvuga nti nanjye aho hantu habaye ibyago reka mpagere turebe ukuntu ibintu bimeze naho ubundi njye na muzehe turaturanye dutuye mu mudugudu umwe ruguru iriya dore hariya kuri ariya mazu niho dutuye uko byabaye n'uko byagenze twe ntabwo tubizi ariko twigarukiye kuri Byimana hari abakunda kuvuga ati mu minsi yashize ubwo hariya hagwaga umuntu muri ruhurura hari abavuze ati aka gace bakunda kunywamo ibiyobyabwenge banati hari abantu bagirira abantu nabi nk'umuturage wa hano nubwo wenda hirya no hino ibibazo nk'ibi bikunda kuba ariko nk'umuturage wo muri Byimana hari umwihariko se iyo hakunda kuba utubazo nk'utu twatuma abantu biyambuza urakoze cyane mu by'ukuri
ahantu hari abantu koko nk'uko umuvandimwe yabivuze ntabwo hajya habura urunturuntu. Ikibazo twebwe dukunda guhura nacyo ni icy'abantu baraba bagenda nijoro bakarara mu bari banywa izo nzoga, wenda hari n'ibindi bakoresha tutazi, ariko mu by'ukuri mu midugudu yacu aho dutuye ahantu hose habonekamo akavuyo cyane k'abantu barara banywa inzoga. Ndumva ijambo ryanjye ryaba ari iryo ngiryo. Wenda dusoreze kuraka mu bwashize hari abavugaga bati abanyerondo barabasuzugura bakabakubita, ati polisi dutabare bari ukuntu bakoreza nka patrouille y'abasirikare cyangwa polisi bafite imbunda, nibwo byagira icyo bigabanya. Okay, ngiye ndumva icyo leta umwe yadukorera yashyiramo abandi barenza abanyerondo babarusha ingufu. Niyo polisi y'igihugu turayikeneye, n'izo ngabo z'igihugu turazikeneye, kuko ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda gusuzugura inzego zo hasi, bagasuzugura abanyerondo. Ubwo urumva ko ari ikibazo, niyo mpamvu twebwe dukeneye umusada uzajya ukura abo bantu nijoro mu nzira, bakava mu nzira bakagenda, kuko bamwe na bamwe banarara batwiba. Batwiba nk'ubu ngubu ugewe iwanjye mu gikoni nahafatiye ibisambo, nabashije gufata igisambo kimwe, ibindi bibiri birancika, kimwe nyishyikiriza ubuyobozi bw'akagari aho bamujyanye simpazi, byose bagiye kumuhana. Ariko rero abo bantu bagenda nijoro barara mu bare hato na hato, abo bantu rwose nibo badusiga icyasha tukagenda tubaravana nk'uko ngo. Hanyuma kuvuza ute abanyerondo babunganire se bazane wenda patrouille yabifite nk'ibikoresho byihariye nk'imbunda, nibo bashobora umutekano waho ukagenda neza. Hari n'abavuga ati abanyerondo nibo babyicira bakavamo ubwabo bakagambana, gusanga nibo bakoze utwo dukosa twato na hato. Byabihuriye he? No, ntabwo je nashinja umuntu ukora umutekano kuba yajya muri izo ngeso mbi. Umuntu ashinzwe umutekano w'abaturage, ntabwo ashinzwe guhungabanya umutekano w'abaturage. Mu by'ukuri rero baca imbaraga abanyerondo. Urabona ko iyo umuntu afite inkoni mu ntoki n'ufite intwaro ntabwo ari kimwe. Twe dukeneye kabisa umusada uzajya, n'abo banyerondo turabakeneye, ariko bunganirwe kabisa 100%, kuko icyo kibazo twe turagifite. Urakoze cyane. Ndebe ko nabona uyu si umubyeyi utuye hafi aha, waramutse neza. Tuvugishe ukagira imana muri nta kibazo. Oya, nanjye nibwo nyihagera none ntago mbizi. Tuye hafi hano? Iyo ruguru iriya. Yitwa gute? Hariya mu Gakokobe. Bagutabaje bakubwira ngo? Oya, nari ngiye Nyabugogo nyine ntankwamira hano kubera ko nabonaga abandi bahari, nanjye nahisemo kwamira nyine mbona umuntu agwemo hariya. Tuhagarika akazi. Ushobora gutaha nijoro se muri kano gace ukigendera nta kibazo? Nciye hirya ntago nca hano. Nca hirya iriya mu by'Imana ntago njya nca hano. Umutekano biba ari sawa aho? Njye mbona nta kibazo. Sawa. Yes, ngira ngo nibikomeza gutangazwa n'abaturage cyangwa se abakomeza kuvuga uko hano byitwaye. Uti ni ibintu bisanzwe byaba n'ahandi hirya no hino, ati kuba umuntu yabura ubuzima ni ibintu bisanzwe, utariko byanga byakunda. Ubwo inzego zakomeza kudufasha turebe uko byaba bihagaze cyangwa se ko byaba bimeze. Mwaramutse neza? Amakuru ni muhumure. Mama ntago wamvugisha nawe kuri mukuru? Nta makuru dufite, ntabyo tuzi, natwe twaje kureba. Tuye hafi hano rero? Oya, dutuye ruguru iriya kure. Ruguru hejuru ku muhanda. Uriya umuntu mwiza yanze kumuvugisha kandi ariko nari twese tuziye rimwe, ntago tubizi, natwe tugeze aha gutya turi kutegereje nyine kumenya uko biri bugende. Tegereje kumenya uko biri bugende. Ariko abantu bavuga ati bano ntago haca kumanywa. Ku manywa se? Aya barakubeshya. No guharabika. Nijoro barahaca nyine, uwo gupfa gapfa akajya bikarangira. Ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe. Murakoze.